Niba ukunda gutembera u Rwanda, ndazi neza yuko ujya ubona abakobwa beza. Ariko se waba uzi abakobwa beza cyane mu Rwanda kurusha abandi? Uyu munsi nkuzaniye top 10 y'abakobwa beza kurusha abandi mu Rwanda. Muri iyi minsi, umukobwa mwiza bavuga ko ari ufite nyashi, ndetse akaba afite no mu nda zero. Ndazi neza ko nawe ushobora kuba ubizi. Niyo mpamvu, muri iyi video nkuzaniye top 10 y'abo bakobwa. Ibi byose nkubwiye barabyujuje. Nta kindi usabwa uretse kubona nanjye ku ino video itangiye kugeza irangiye. Turaza guhera ku mwanya wa 10 tumanuka tujya ku mwanya wa mbere nk'ibisanzwe. Tuguhaye ikaze, niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kora subscribe, like, share na comment. Wibuke gufungura inzogera kugira ngo utazajya ucikwa. Twihuse cyane tugiye guhera ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe. Ku mwanya wa 10 turasanga umukobwa witwa Gasaro Sandrine. Yamenyekanye ku izina rya Sashi Cat. Uyu nguyu akaba yari yarwaye umuhanzi, ariko ubu akaba adakora umwuga w'ubuhanzi, ahubwo yashinze iduka ricuruza imyenda. Uyu arakunzwe cyane kandi nk'uko uri kubibona urabona ko afite nyashi, akaba yujuje ibisabwa mu kuba yagaragara nk'umukobwa mwiza mu Rwanda kurusha abandi. Niyo mpamvu yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa 10. Uyu Sashi Cat kandi yabaye umuhanzi aho yakoranye indirimbo na Bulldog bayita Kudeta. Arakurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram, aho akurikirwa n'abagera ku 65,300. Urumva ko ari abantu benshi. Niyo mpamvu Sashi Cat yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa 10. Twihuse cyane tugiye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga umuhanzikazi witwa Marina Deborah. Uyu nguyu uramuzi kuko ni icyamamare, arakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga akoresha, zaba YouTube, Instagram ndetse n'izindi. Ubu tuvugana ku rubuga rwa Instagram akurikirwa n'abarenga 293. Naho ku muyoboro wa YouTube akurikirwa n'abagera ku 217. Mu gihe cy'amezi 2 ashize yashyize hanze indirimbo yise Page, imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 2. Bitewe n'uburyo ateye, uburyo agaragara mu ndirimbo ze ndetse n'ubindi akora, bimugaragaza neza nk'umukobwa bagakwiye kuza kuri uyu mwanya wa 9. Afite nyashi ndetse no mu nda zero, ari byo biranga umukobwa umeze neza. Niyo mpamvu yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa 9 w'abakobwa bakunzwe cyane kandi bafite nyashi ndetse no mu nda zero. Twihuse cyane tugiye kujya ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turahasanga uwitwa Uwicyeza Pamela. Uyu nawe ni icyamamare cyane cyane aho abereye umufasha The Ben, niwe yaje kuba icyamamare cyane kurusha uko byari bisanzwe. Uyu Pamela kandi akaba yaramenyekanye nyuma yo kwitabira amarushanwa ya Miss Rwanda mu mwaka wa 2019. Uyu rero akunzwe cyane bitewe n'uburyo yigaragaza n'uburyo agaragarira buri wese, akaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa 8. Arakunzwe cyane ku rubuga rwa Instagram, aho akurikirwa n'abagera kuri 534. Urumva yuko ari abantu benshi bamukundira uko ateye n'uburyo yigaragaza muri video n'amafoto ye apostinga. Twihuse cyane tugiye kujya ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga umukobwa witwa Olga B. Uyu nawe akaba ari icyamamare, akaba yaragiye apostinga amafoto meza ndetse na video agakundwa cyane ku mbuga nkoranyambaga akoresha. Ibyo yabibyaje umusaruro aho yaje gucuruza imitako ndetse n'imyambaro y'abakobwa, ashinga iduka rikomeye cyane. Uyu arakunzwe cyane rero ku rubuga rwa Instagram, akurikirwa n'abagera ku 169. Urumva ko ari abantu benshi kandi akaba yarabibyaje umusaruro. Uyu rero akaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa 7. Urabona yuko ateye neza kandi akaba yujuje ibisabwa byatuma agaragara kuri uyu mwanya wa 7 w'abakobwa beza bateye neza cyane mu Rwanda. Twihuse tugiye kujya ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga umukobwa witwa Nkurunziza Age. Uyu akaba ari umwe mu bakunzwe cyane kandi bateye neza mu Rwanda. Arakunzwe cyane aho ku rubuga rwa Instagram akurikirwa n'abagera ku 279. Uyu kandi yashyizwe ku rutonde rwa Afurika ku bakobwa bateye neza kurusha abandi. Urumva yuko ari umuntu ukomeye, bityo akaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa 6.
mu by'ukuri ateye neza, afite nyashi ndetse no mu nda zera. Ibi kandi kuba akurikirwa cyane cyangwa akunzwe yabibyaje umusaruro, we yaje gushinga iduka aryita Agishop ricuruza imyenda. Urumva yuko yakomeje kwigarurira imitima ya benshi kandi bimuteza imbere kuba akunzwe cyane kandi agaragara neza mu Rwanda. Twihuse tugiye kujya ku mwanya wa gatanu, ariko mbere yuko tujya ku mwanya wa gatanu nagira ngo nkwibutse niba utarakora subscribe, like, share na comment ngo ufungure inzogera, wakabikora kuko ni ingenzi cyane. Wowe wamaze kubikora ndagushimiye cyane, uzi gutanga ibitekerezo byawe muri comment cy'uburyo nyine video, utubwire niba ari umuntu tutashyizemo bagombaga kuzamo, ndetse utubwire n'uwo yari gusimbura. Wowe wamaze kubikora ndagushimira, reka dukomeze muri top 5. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umugore witwa Mbabazi Shadia. Uyu nta wundi yamenyekanye ku izina rya Shadibu, yamenyekanye nka Slay Queen kandi agaragara mu ndirimbo nyinshi z'abahanzi bakomeye. Uyu ni umwe mu gitsina gore yagiye akundwa na benshi kandi bakomeye, twavuga nk'abahanzi nka Davido ndetse na Diamond Platnumz. Uyu kandi niwe munyarwandakazi ukurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram, aho akurikirwa n'abagera kuri 1,100,200. Urumva yuko ari abantu benshi. Bityo akaba yaje kugaragara kuri uwo mwanya wa gatanu. Yagiye agaragara mu ndirimbo zitandukanye nk'iyo twavuga ya Bruce Melody yise Akinyuma. Urumva yuko ari umuntu ukomeye kandi akaba ateye neza, akaba yaje kugaragara kuri uwo mwanya wa gatanu. Twihuse tugiye kujya ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turahasanga Uwase Emeline Isheja. Uyu nguyu nawe arakunzwe cyane bitewe n'uburyo ateye kandi akaba akurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram, aho akurikirwa n'abagera ku 25,300. Urumva yuko ari abantu benshi. Tudatinze tugeze ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umukobwa witwa Niyomubyeyi Gentil Noella. Uyu yamenyekanye nka Fofo muri Papa Sava bitewe n'uburyo akinamo cyangwa ubuhanga afite bwihariye bw'uburyo akinamo sinema nyarwanda, byatumye akundwa kandi akomeza kugaragara neza bitewe n'uburyo ateye. Uyu wagira ngo Imana ijya ku murimo bari kumwe yihitiramo uko igomba kumurema. Uyu yanyuze ku bantu bashobora kuba bamukibuka bitewe n'uburyo ateye, niyo mpamvu yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa gatatu. Twihuse tugiye kujya ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umukobwa witwa Munezero Rosine. Uyu nta wundi yitwa Dabiju. Uyu rero akaba akunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga akoresha ndetse no mu Rwanda bitewe n'uko ateye, afite nyashi ndetse no mu nda zera. Ibi ni byo biranga umukobwa uteye neza, bityo bigatuma benshi bamukunda by'umwihariko igitsina gabo. Uyu kandi yigeze kuvugwa mu rukundo n'umuhanzi ukomeye witwa Harmonize. Bivuga yuko rero ashobora kuba akomeye cyane kandi ari icyamamare, aho no ku rubuga rwa Instagram akurikirwa n'abagera ku 611,000. Uyu rero afite amafaranga menshi bitewe n'ibikorwa akora byo kwamamaza ndetse no gucuruza. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa mbere, abenshi mwari mutegereje. Uraza kutubwira wagombaga kuza mu mwanya wa mbere mu gihe usanze uwo twashyize atari we wagombaga kuhaza. Ku mwanya wa mbere turasanga umukobwa witwa Yolo the Queen. Bindazi neza ko muzi, yamenyekanye nk'umuslay Queen, akaba afite taye cyangwa se nyashi ndetse no mu nda zera. Akaba ari umwe mu bigarura imitima ya benshi bitewe n'uko ateye, kandi arakunzwe cyane, aranakurikirwa ku mbuga nkoranyambaga akoresha, bityo bikamugaragaza nk'uwa mbere cyangwa se nk'umukobwa uteye neza mu Rwanda, bigatuma benshi bamukunda. Wowe twabanye ku bintu video itangiye kugeza irangiye, ndagushimiye cyane. Nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment. Utubwire video twazagukorera ubutaha.